Yesu ashimwe bene data. Ndabashimye ko tukiri kumwe. Iyi ni wa mwanya dusangira ijambo ry'Imana. Uyu munsi nifuje ko tuganira ku kintu cyitwa umubiri. Buri muntu wese agira umubiri. Hari n'abavuga bati umubiri ni uwanjye, umubiri Imana yampaye, umubiri wanjye ngukoresha uko nshaka. Ndetse muri iyi minsi hari abavuga bati nta gakiza kaba ku mutima, ntabwo kagaragarira ku mubiri. Yewe hakaba n'abavuga bati umubiri ushobora kuwubyaza inyungu. Umubiri rero buri wese afite umubiri we. Umubiri ariko umubiri urarwara, umubiri urakura, umubiri urananuka, urabyibuha, umubiri mbese ubuzima bugendera ku mubiri. Umubiri rero niwo tugiye kuganiraho. Ariko ku Mana, imbere y'Imana, umubiri hari ukundi ugaragara. Umubiri twigishwa ko ari rwo rusengero rwa mbere rw'Imana, kandi ni koko ko niba hari abavuga yuko agakiza kaba mu mutima, ubwo muri wa mutima niho habamo byinshi, niho habamo uruganda rucurirwamo ibintu byose bikorwa n'umuntu. Mu mutima kandi niho umuntu aganirira n'Imana hambere ataranavuga ngo asohore ijwi n'abandi bumve yuko hari icyo ari kuvuga. Mu mutima kandi Imana irahareba nubwo yiherereye, nubwo nta wundi muntu uhareba, kandi naho ni igice cy'umubiri. Umubiri rero tugiye kuvuga uyu munsi ni umubiri nk'uko Imana iwushaka, kuko ntabwo Imana iyo wamaze kuyemera ukayizera ukayikurikira, ubundi ntabwo umubiri uba ukiwugenga. Ni ukuvuga ngo uba wawutanze, uba wawuhaye Imana nk'uko n'umutima nawe uba wawuhaye kugira ngo ikuyobore. Pawulo rero yandikira Abaroma mu gice cya 12 yarababwiye ngo nuko bene data ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana, ariko kuyikorera kwanyu gukwiriye. Amen. Ni ukuvuga ngo yavuze ngo mutange imibiri yanyu. Nta wundi wo kuyiha, ni ukuyitanga, ni ukuyiha Kristo, ni ukuyiha Imana kugira ngo ibe ibitambo bizima. Ntabwo ari igitambo, ntabwo ari wowe uratanga ku buryo ushaka, ahubwo ni umubiri uratanga ngo ube igitambo, kandi igitambo kizima, cyera, gishimwa n'Imana. Kandi ngo nibiza kurangira, ngo kuraba ariko kwikorera kuzuye gukwiriye. Bivuga ngo rero umubiri ntugomba kuwukoresha uko wiboneye, kuko nicyo gitambo kizima Imana ishima. Niba ufite amaboko, niba ufite ururimi, niba ufite amaso, niba ufite amaguru, niba ufite ibyo bice byose, byakagombye gukora umurimo uhesha Imana icyubahiro. Birababaje gusanga ururimi rwabwirije ubutumwa abantu bagakizwa, bagahinduka, bakemera Yesu nk'umwami n'umukiza, ari rwo ruhindukira rukajya kubeshya, rugateranya abantu, ari rwo ruhindukira rukajya gutukana. Ururimi ari rwo ruhindukira rukajya kuvuga ibintu bigeza n'aho abantu bangana bakicana. Birababaje. Icyo gihe niba ururimi rukoze ibyo ngibyo, ese wa mubiri udacyari igitambo kizima? Ese we wavuze ubutumwa ugahindukira ukajya guteranya, ukajya kubeshya, ubwo gukorera Imana kwawe kuracyakwiriye? Twisuzume, aho hari akabazo. Ese bya biganza, ya maboko uzamura uha Imana icyubahiro, ukoresha uri kwereka abantu ingero, wahindukira ya maboko akaba ari ajya gukorakora mu mabere y'abakobwa, mu bibero by'abakobwa, ushaka kubasambanya? Ese ubwo ya maboko aracyakora, aracyari igitambo gikwiriye gishimwa n'Imana? Ese kuko ya maboko n'ibiganza wazamuriye icyubahiro Imana, bigahindukira bigakora ibyo,
ubwo wakoreye Imana bikwiriye. Hari ibintu dukora tukabivangavanga, imirimo twakoze ikazaba imfabusa. Tukaba tuzi ngo twakoreye Imana ariko ntacyo muri make twakoze. Satani yatuvangiye, yatwibye. Rero nagira ngo twisuzume, kubera yuko ni twebwe bo kurinda imibiri yacu, ni twebwe bo kumenya ibyo dukoresha imibiri yacu byiza bishimwa n'Imana, kubera yuko niba uwo mubiri urimo uwambika ubusa ukawushyira ku kabarore, niba uwo mubiri uri kuwukoresha ibiteye isoni, rwose nagira ngo nkubwire yuko ibyo uvuga ngo agakiza kaba ku mutima ntabwo kagaragarira ku mubiri inyuma, uribeshya. Satani arimo arakwiba, Satani arimo arakubeshya, uzashiduka nta kintu wibitseho. Yesu nashimwe. Reka dukoreshe imibiri yacu tuyigire ibitambo bishimwa n'Imana, kugira ngo kuyikorera kwacu kube kuzuye, kube gushyitse. Umubiri wawe ugomba kuwurinda, umubiri wawe wawuhaye Imana. Niba se uri kuwukoresha nk'ibyo n'abandi batarayemera bakora, mutandukaniye he? Ese uri kubera n'urugero? Uri kubera n'urugero? Ese ba bandi bari bakeneye kukureberaho nabo ngo bakizwe bayoboke inzira wagiyemo, ntibakureba bakavuga batese buriya ubundi dutandukaniye he? Ubundi turajya hariya ngo bitumarire iki? Reka imibiri yacu ibe ibitambo bizima, hanyuma bifashe n'abandi guhinduka. Hanyuma Uwiteka imirimo yacu ayakire, ibitambo byacu bimuhumurire, aho kugira ngo bibe ibimunukira, aho kugira ngo imibiri yacu ayibone yumve koko ntabwo atubona nk'abana be, ahubwo reka koko tube ibitambo bizima bikwiriye. Uwiteka rero guha umugisha mwene data, Uwiteka akugirire neza, Uwiteka aguhe guhora wisuzuma, ukamenya ibyo ugomba gukoresha umubiri wawe n'ibyo utagomba kuwukoresha, kandi ukamenya yuko umubiri wawe ugomba kuba igitambo kizima gishimwa n'Imana. Imana iguha umugisha, Imana iguha ubwenge, Imana ikuyobore buri munsi, umenye uko ugomba kuyikorera bikwiriye, umenye uko umubiri wawe ugomba kuba igitambo kizima gishimwa n'Uwiteka, mu izina rya Yesu, amen.